Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 12 Gisanzwe, umwaka B. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 38, umurongo wa mbere n'umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Icyo gitabo kiratwereka uburyo intungane Yobu yageze mu byago yinubira Imana. Imana niko kumuhishurira ishema ryayo kugira ngo akomeze kuyizera. Iki gitabo kiragira kiti: Uhora asubiriza Yobu mu nkubi y'umuyaga agira ati, ninde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfupfunukaga mu nda y'isi, maze nkayisesuraho ibicu nkayikindikiza ibihu bibuditse, nayishingiye urubibi nyitangiriza inkombe n'ibigomezo, ndavuga nti uzagarukira hano ntuzaharenga. Aha niho ingufu z'imivumba yawe zizacogorera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 107, 106 mu dukubo. Nidushimire Uhoraho impuhwe ze n'ibitangaza akorera bene muntu. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 5, umurongo wa 14 kugeza ku wa 17. Umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya. Iri somo riratwereka ko ntawe utegeka urupfu. Kristo arugenga uko abishaka, ndetse aruhata kutubera inzira itujyana mu bugingo bushya. Iri somo riragira riti: bavandimwe, urukundo rwa Kristo ruraduhihibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yapfiriye bose, bikaba rero ko bose bapfuye. Kandi koko yapfiriye bose kugira ngo abariho tutaberaho bo ubwabo, ahubwo babereho wabapfiriye kandi akazukira kubakiza. Nicyo gituma kuva ubu nta muntu n'umwe tukimenya ku buryo busanzwe, ndetse na Kristo niba twarigeze kumumenya ku buryo bw'abantu, ubu ntitukimumenya dutyo. Bityo umuntu wese uri muri Kristo yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose bihindutse bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjiri ntagatifu ni ya Mariko, umutwe wa 4, umurongo wa 35 kugeza ku wa 41. Muri icyo gihe Yesu yari yiriwe yigisha imbaga y'abantu avugira mu migani. Umugoroba ukubye abwira abigishwa bati, twambuke dufate hakurya. Nibwo haje umuhengeri mwinshi, maze imivumbi irenga ubwato butangira gusendera. Yesu we yari ku irango asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati, mwigisha, ntacyo bigutwaye ko tugiye gushira? Nuko arakanguka akangara umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka tuza. Nuko umuyaga urahosha maze ituze riba ryose. Hanyuma arababwira, icyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera? Bagira ubwoba bwinshi barabazanya batuye yaba ari nde wumvirwa n'umuyaga n'inyanja? Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, muri Bibiliya inyanja ishushanya indiri y'ibyago, imihengeri yayo ikaba ubwihebe. Imana yaremye inyanja, irayibwira tuzagarukira aha ngaha ntukaharenge. Noneho igituma itabwira ibyago n'ububabare iti muzagarukira aha ngaha ntimukaharenge ni iki? Ibyago n'urupfu ni ibibazo by'abantu kuva kera. Ese twebwe abakristo tubifitiye ibisubizo? Iyi vanjiri ni inkuru nziza y'abemeye bose bajya mu bwato hamwe na Yesu ngo bambukane mu ngoma y'ijuru. Nanone mu rugendo rwabo bahura n'umuhengeri, naho Yesu asa n'uwisinziriye, kuko ibyago by'intungane biratuyobera. Si twe twenyine. Yobu yabuze uko abigenza, apfa kubyakira. Intumwa zo zagize ubwoba zikangura Yesu. None twagenza dute imihengeri y'ibyago iduteye? Urugero rwa Yobu rutubera inyigisho, urugendo ndetse n'isengesho. Yobu yari umukire, Imana iramugerageza imunyaga byose. Abana be barapfa, abajura batwara amashyo, umuyaga usenya amazu ye. Yobu asigara arambaraye mu ivu, yuzuye ibisebe, atukwa n'umugore we ngo ngaho komeza ngo urashaka kuba inyangamugayo.
wavumye Imana ugapfa. Naho Yobu ati cyatuma twakira ibyiza Imana iduha ntitwakira ibyago iduhaye ni iki? Twe twabivugaho iki? Iyo duhuye n'ibyago twe turijujuta tukaraguza tugaterekera ngo tumenye impamvu z'ayo makuba n'uwaduteye ngo tubyikize. Ese dukizwa n'utuyoga dutura abazimu? Ibyago ni ibigeragezo byumvisha aho urukundo rwacu rugarukira. Iyo wakundira Imana yuko yamuhaye ubukire cyangwa yikundira ko ari Imana umuremyi, iyo Mana igerageza abantu niyo ubwayo baramya nk'umutegetsi. Twemera Imana uko imeze, natwe twiyemera uko turi mu biganza byayo. Imana yari yarantije none irantiruye, izina ryayo nirisingizwe. Niko Yobu umukire yakiriye ibyago bimugwiririye. Nubwo twamurikiwe n'ibitabo by'isezerano rishya, nyamara ibyago bikomeza kutuyobera, tukagira ibibazo bitabona ibisubizo. Ngo ni kuki tugomba kubabara? Ntibishobora kubona ibisubizo tutarebye uko Yezu yanyuze mu byago. Ivanjiri ya none itwereka ko habaye umuhengeri ukaze ushaka kuruhamisha Yezu n'abigishwa be. Yezu we yari asinziriye, naho abigishwa be nubwo bari kumwe na Nyagasani bagira ubwoba cyane, ndetse batonganya Yezu bati, ese ntushishikajwe n'uko tugiye gupfa? Yezu arakanguka ategeka umuyaga n'inyanja. Nta bihendahenda, nta tabaza undi ngo abimufashemo, ahubwo arategeka hakaba ituze rirambuye. Imbere ya Yezu ibyago birahosha. Yezu ntiyiratana ubwo bubasha yakoresheje, ahubwo atwama abigishwa be ati, ko ndi kumwe namwe igituma mutinya ni iki? Turi mu bwato bumwe, mureke kugira ubwoba. Mu mihengeri yose nimugumane nanjye. Bakristo bavandimwe, kubana na Yezu mu bwato bumwe ntibitubuza guhura n'imihengeri ikaze. Ibyago byose Yezu yabinyuzemo, birumvikana turabitinya, ariko ntibikwiye kudutesha ukwemera Yezu no kutubuza kumukurikira mu mihengeri y'iyi si. Yezu ubwe yahagijwe ibyago, ndetse n'inda wageragejwe nkawe. Nta n'umwe, haba na Yobu. Umuhanuzi Izayi amureba nk'umuntu w'imibabaro, umumenyerane w'ibyago. Koko ni imibabaro yacu yari imutwikiriye, kuva igihe adupfiriye akatuzukira. Ibibi by'amoko yose byatsinzwe burundu. Kuva icyo gihe akarengane k'intungane, ibyorezo byica abantu, intambara n'ibindi byago byose bibona amaherezo muri Kristo utagira inenge, wemeye urupfu rw'akarengane. Kuri ubu ibyago n'imisaraba ntibikwiye kudutera ibibazo, ahubwo bidusaba ukwemera kutajegajega muri Kristo. Noneho rero umuntu nakubwira ati, Imana yaguhoye iki? Ujye umusubiza uti, ese yahoye iki Yezu? Niba uri umunyabyago, ujye umenya ko uri mu bwato bwa Yezu. Nubwo yaba asinziriye, ntuzarohama, uzahora n'ituze. Mwari kumwe na Padiri mukuru wa Paruwasi ya Kanaba, Padiri Providence Dukomeze. Mugire icyumweru cyiza.